Yes, reka tubasuhuze inshuti bakunze umusaraba, inshuti dukundana, amahoro y'Imana n'abane namwe. Tunejejwe no kubasuhuza, tubifuriza kandi gukomeza kugubwa neza mu mwaka mushya muhire. Iyi saha rero tubazaniye message cyangwa se ubutumwa muri message y'ijambo ry'Imana. Tubahaye ikaze na karibu aho muherereye mu bice bitandukanye mu mpande zose z'isi, abari igota Masimbi turabashuhuje, Canada, Amerika, mu Bwongereza, muri Australia, mu bihugu bitandukanye, Burundi ndetse Tanzania, Congo n'Ubugande. Amahoro y'Imana n'abane namwe, tubifurije umugisha Imana itanga kandi amahoro y'Imana akomeze abasesekareho. Je nitwa Prophete Mazimaka, nejejwe no kuganira namwe ijambo ry'Imana. Turaganira ku bintu uyu munsi bitandukanye kugira ngo tuze guhana ibitekerezo cyangwa se impuguro. Mbere ko dukomeza iki kiganiro cyacu, reka tubanze dusenge Imana kuko ari inyangamugayo. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu kuko uri Imana yumva gusenga. Komeza ufashe abanyarwanda n'abanyarwandakazi abari mu bihugu bitandukanye mu mpande enye zigize iyi si, by'umwihariko muri uyu mujyi wa Kigali, mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Kicukiro, Gasabo, Nyarugenge. Utu turere twose tudusaba umugisha kuko uri Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bagukorera. Ntago twakwibagirwa gusengera abafite ibibazo, hari abarwaye, hari abafite amadeni, hari abashonje, hari abafite ibibazo byo mu miryango, hari abafite za karande. Abo bose ndabakwetse kugira ngo ukuboko kw'Imana gukomeze kubabaho mu izina rya Yesu, amen. Twajye tubasuhuze nanone kandi amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Nari mbabwiye ngo ndashaka ko tuganira ikiganiro kirambuye. Mwebwe mudahwema kudukurikira, ukore subscribe, share, like ndetse na comment, uraba ushyigikiye umurimo w'Imana. Ubwami bw'Imana buraguka ku bwawe. Imana y'amahoro ikomeze ikundebere icyoroshye wamfura we. Rero ushaka kutwumva uri muri twasi itari nziza, ariko ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Esther igice cya 4. Dusome duhere ku murongo wa 12, twumve icyo Imana ivugana nawe muri iri jambo. Bibiliya iravuze ngo nuko babwira Morodekayi ubutumwa bwa Esteri. 13. Morodekayi nawe arabatuma asubiza Esteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose kuko uri mu nzu y'umwami. 14. Kuko niwicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Imana itugirire neza kandi Imana iduhe umugisha. Iri ni ijambo ngira ngo tuganireho mu buryo burambuye, buri special. N'igihe Abayuda bari basugirijwe benda gupfa, kandi umwami witwa Ahasuwerusi yari abamereye nabi cyane, ariko haza kubaho communication. Biravuga ngo Morodekayi akimara kumenya ibigiye kuba, yafashe imyambaro itari yo gusohoka. Biravuga ngo yambaye ibigunira, yisiga ivu. Biravuga ngo arenga ku itegeko ajya kuryama ku irembo ry'ibwami. Nta muntu n'umwe wari wemerewe kuharenga cyangwa se kuhagera, ariko Morodekayi ku bw'isezerano ry'Imana ry'Abayuda bari bafite, afata inzira aragenda yicara ku irembo ry'ibwami, araryama, arasenga, araganira n'Imana. Nusoma neza biravuga ngo akimara kumenya ibibaye nibwo yahise afata umwanzuro kujyayo, ngo aragenda akora ikintu kimeze gutyo.
ariko noneho ngo abonye bikomeye atumaho umuvandimwe we bita Esiteri, aramubwira ati ko gahunda imeze ko mbona abayuda tugiye gupfa kandi ukaba uri ibwami, n'iki kintu cyakorwa kugira ngo abayuda batabarwe. Hanyuma Esiteri amusubiza amagambo atari meza, ariko Moridekayi akomeza kwizera Imana, ndetse mwumvise icyo yamushubije, yaramubwiye ngo ikintu cyatumye Imana igushyira ibwami kwari kugira ngo uzagire umumaro mu gihe cyawe. Mbonera kubabwira ngo igihe kirahenda, iyo ufite igihe ugashaka igihe uta igihe. Ikintu gikomeye urasabwa kuba wowe ubwawe ku giti cyawe ugomba kugenda ukagira umumaro, haba mu bakuzi, mu batakuzi, mu bakomeye, mu boroheje, ugomba kugira umumaro, Imana ikazagira ikintu ikwibukiraho. Hanyuma aramubwira ngo wewe wadutabara utadutabara, wadufasha utadufasha, nta kizabuza abayuda gutabarwa ndetse bakoroherwa rwose. Rero nakubwiraga ngo hari ibyo ushobora kwirengagiza gukora, abandi bakabikora bakwakira umugisha w'Imana. Hari ibyo ushobora kwanga gukora kandi bifite ubushobozi, abandi bakabikora. Bibiliya iravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Bibiliya iravuga ngo Esiteri yahise yongera atumaho Moridekayi aramubwira ati rero bwira ab'inzu yawe, umuryango, famiye yose, hanyuma mwiyirize ubusa iminsi 3 musenga muhamagara Imana, nanjye n'abaja n'abagaragu banjye bose tugiye gusenga. Ngo barasenze. Ijambo ry'Imana mu gice cya 9 n'uwasoma, Bibiliya iravuga ngo umugambi bari bafitiwe urahinduka. Hari igihe umuntu asenga yari afite umugambi wo gupfa, uburwayi bw'umumere nabi, amadeni amumere nabi, inzara, ubukene, ibintu bitandukanye, ubushomeri, ibintu bigahinduka kubera amasengesho. Rero nta usenga kina, amasengesho ahindura ibintu byinshi. Urumva ko abayuda bafashe umugambi mwiza, bajya inama, barasenga, baraganira, bakimara guhuza umugambi bahamagara imbaraga z'Imana. Imana irabitaba. Moridekayi Imana izamuha umugisha, Imana izamuhe icyo bita power, izakomeze imwiteho aho ari hose. Nzi neza ko ari mu bugingo bwiza. Barasenga abayuda, mwaje tugasenga abavandimwe, ko gusenga byimura imisozi, ko gusenga bisenya ibihome, ko gusenga byishyura amadeni, ko gusenga bikuraho ubukene, ko ibi bintu byitwa gusenga birakora. Icyo bita gusenga bikingura ijuru, gusenga biritura ibihome, gusenga binyuza umuntu hatagombye kunyura, gusenga biguhuza n'abantu mutagombye guhura, gusenga bica inzira aho zitari zikaboneka, gusenga nibyo bintu byonyine bishobora gukingura ijuru. Muri iyi myanya iravuga ngo gusenga bikingura ijuru, ubabaye asenge, unezerewe aririmbe. Rero nakubwiraga ngo aya masengesho abayuda bakoze yafunguye amarembo yari afunze, aya masengesho yaborokoye byari biborotse, aya masengesho yakijije indwara mu bayuda. Wibuke neza ko byaje kugeraho Moridekayi ava ku irembo. Bibiliya iravuga ngo umwami yajyaga atambuka ku irembo, nyuma ngo abantu bose bakubarara. Moridekayi akavuga ati wapi, ntabwo ibi bishoboka, ntabwo naba niringiye Imana ngo njye gupfukamira abantu. Avuga ati ntabwo nzagira imbabazi saba Imana ngo nyine izo abantu. Ngo umwami yatambuka, Moridekayi ngo akaguma akihagararira, akabati wapi muzabaza ngewe ntago napfukamira, ntago nakubararira umuntu. Nubwo baza kujya baramwinginga, baramubwira ati rero baramwinginga cyane, baramubwira ati gahunda kundi imeze, niba ibi tukubwiye byo kubarara abana basimanuka gake wuname gusa umere nk'uwunamye. Moridekayi avuga ati ntibishoboka, ibyo ngibyo ntibishoboka ku buzima bwanjye, uko nziranye n'Imana turaziranye. Wewe ufitanye umubano n'Imana ukomeye, ufite uburyo muziranye n'Imana, ntihazagira ibintu bigusuzugura. Ariko nanone ntabwo mbabwiye ngo musuzugure abantu, ariko nanone ujye wubararira ibikwiye kubararirwa, wunamira ibigoye kunamirwa. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Jya wunamira Imana, upfukamira Imana, usaba imbabazi Imana, uce bugufi ku Mana. Ariko nubona bacumuriye n'umuntu nabwo ubona ari ngombwa, umugore uti mbabarira kugira ngo ukomeze ugirane ubusabane n'Imana yaduhamagaye. Abayuda barasenga. Wibuka ko Moridekayi bamaze kumva ko Moridekayi yanze kubara, ngo barajya babwira umwami, bamubwira ati gahunda ukuntu imeze ni gutya. Hanyuma ngo bahitagira umujinya, zirangwa n'uburakari, avuga ati Moridekayi agomba gupfa, ndetse n'abayuda bose bagapfa. Ngo bapanga itariki, bapanga gahunda yo kugira ngo azapfe, ariko mu ijuru babimenya mbere. Iyo tariki ipangwa abayuda basenze, ahubwo itariki yo gupfa kw'abayuda iba itariki yo gutembereza Moridekayi. Nusoma Bibiliya, umwami
ngo yaragiye igisonga cy'umwami cyaragiye Hamani, ndavuga Hamani, ngo yaragiye ahamubaza ati meze bite, ko mbona wanga kubarara kandi gahunda ihari yo kubarara. Moridekayi ati reka reka, mu barara ntabwo ndimo. Ahamya Imana, nuhamya Imana izakugirira neza. Moridekayi baramutembereje umurwa, baramutembereza, agenda avuga ibintu bikomeye, ndetse ku bw'itegeko ryatanzwe yuko ari butembezwe n'umuntu urusha abandi icyubahiro. Hamani aramutembereza umujyi wose, agenda avuga ngo umwami akunze kubaha bamugenza batya, umwami akunze kubaha bamugenza batya. Imana izaguteturira mu maso y'abanzi bawe, Imana izatunganya ameza imbere y'abakurwanya, Imana izakora ibintu bikomeye. Reka ngusengere kuko Imana niyo kubahwa. Wewe umenye ngo ufata akanya usenge, nubona hari ikintu cyakunaniye ufata umwanya ujye imbere y'Imana usenge, uhamagara imbaraga z'Imana. Imana izumva gusenga kwawe, Imana izumva icyerekezo cyawe, Imana izaguha icyubahiro, Imana izaguha umugisha, Imana izagura imbago zawe. Reka rero dusenga Imana kuko niyo kubahwa, ntabwo ari Imana y'intambira kibi, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Reka ngusengere Imana, wowe wumvise iri jambo twasomye mu gitabo cya Esiteri igice cya 4 duhere ku murongo wa 12. Imana itugirire neza kandi Imana iduhe umugisha. Nkwifurije ishya n'ihirwe, impagarike ndetse n'ubugingo. Wewe ukunda gukurikira Profete Mazimhaka, hamagara niba ufite indwara zananiranye, niba ufite ibibazo byanze kukuvaho, niba ufite intambara zidaca, niba ufite icyo bita karande, niba ufite inyatsi, niba ufite ibintu byinshi birwanya abantu, ni byinshi, ibiboroka ibyawe ni byinshi, ariko nkwijeje ko Imana ukorera cyangwa se wasenze nubwo wagize intege nke, ariko n'Imana ifite imbabazi mu biganza. Rero ukeneye ko tuvugisha wakoresha 0785983609. iyo nimero niyo nkoresha kuri WhatsApp, wakwandika message, wahamagara, birakunda byose aho waba uri hose. Imana iguha umugisha. Reka ngusengere. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, Imana y'imbaraga nyinshi. Uko watabaye abayuda niko natwe dusabye ubutabazi buvuye mu ijuru, uko warengeye Abisiraheli niko natwe dusabye ubutabazi buvuye ku Mana. Helase taima fesoke engone mora before toning izingini mora tandore gide prayer. Turagushimiye Mwami Yesu kuko uri Imana igira neza kandi igira impuhwe, kandi imbabazi zawe zihora iteka ryose. Urakoze kuko uduhaye umugisha, icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma rero ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.